nkora ibyanjye mukora ibyanyu twese dutera imbere twese tubeho kandi mu mahoro mu gihugu cyacu cyiza cyane. So nshaka kumvuze byinshi ariko baravuga ngo hishura umurozi akakumaraho urubyaro. Umwuka mubi ukomeje gutuma mu banyamakuru hano mu Rwanda by'umwihariko ku banyamakuru b'imikino, aho Sam Karenzi yanangirije uwitwa Eto amushinja kuba inyuma y'ibintu byose maze iminsi bimuvugaho ndetse banamukritika ku buryo bugiye butandukanye. Nawe yumvira amagambo akomeye cyane Sam Karenzi yakoresheje yanangiriza uno muvandimwe Mupenzi Eto, muvuze mu mazina ye ariko ngiye kumuvuga inshuro 3. Mupenzi Eto, Mupenzi Eto, Mupenzi Eto, inshuro 3 bisubiyemo. Uyu munsi nguhamagaye mu mazina inshuro 3 ariko ndagusabye sinzarengaho, ndakwinginze ngusabye imbabazi abanyarwanda bose bumva, bube ubwa mbere n'ubwa nyuma nkuvuze mu izina ryawe kuri radiyo yanjye. Sinshaka kurenga aho ngaho, sinshaka kuvuga izina ryawe birenze aho ngaho. Ndasabye kuri iyi anniversary y'umwaka ninjiye mu wundi mwaka, ndagusabye niba ari ubugwari nta kibazo ariko ngusabye imbabazi abanyarwanda bose bumva. Mpa amahoro, mpa amahoro, nyagusabye igihugu cyose cyumva, abanyarwanda bose bumva, ngusabye imbabazi, ndasabye ngo mbabarire umpa amahoro. Ibyo ukora akazi kawe n'akazi kanjye birashoboka ko kose kakorwa, birashoboka ko wakora ibyo ukora ufasha ekipe yawe ya APR ugatera imbere ugateza imbere na ekipe ukorera, bidasabye kujya mu ntambara na Karenzi, bidasabye ko umara umwaka wose urugwana n'icyasenya Karenzi. Umukurikira agomba kumvugaho kandi na ndabasabye rwose mureke muduha amahoro, wowe nabo mukorana, nguhaye gasopo, ndagusabye ngusabye imbabazi, mundeke mumpa amahoro, nkora ibyanjye mukora ibyanyu twese dutera imbere twese tubeho kandi mu mahoro mu gihugu cyacu cyiza cyane. So nshaka kumvuze byinshi ariko baravuga ngo hishura umurozi akakumaraho urubyaro. Ntago nahubutse, ibyo nkoze mbikoze nabiteguye, mbivuze nabiteguye kandi nibikomeza uko bimeze. Sinzihanganira ko abanyarwanda banyuze bose bamvugiza induru bantera amabuye ngo Karenzi niwe kibazo. Sinzabyihanganira aho bigeze. Nibikomeza nzarenga ahangaha. Ibyo bikaba byabaye nyuma y'aho abanyamakuru ba Isibo FM barimo Mutangaza Leonidas ndetse na Faustinho aho babyutse bavuga yuko Sam Karenzi bamwiyamye, dore ko minsi yashize Sam Karenzi yarahetse kwigamba avuga ko ashobora kwirukanisha mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Sinzi umuntu wambwiye ngo nahamagaye ngo kuri radiyo ngo birukana abantu. Ni ukuri kw'Imana njyewe mfite ubushobozi bwo guhamagara nyiri ya radiyo, urumva ntibarareyo. I swear nabikora, ndabifite. Umubano wanjye nawe udafite aho uhuriye n'iby'akazi, njyewe nahamagarayo kandi ntiyago yararayo. Atwirukane live rwose ubuguti duhite twitaye tureka akazi dutahe pe. Umuntu w'umugabo ngo nakwirukanisha
ukunguka iki noneho niyo navuze ni statement irimo niba ari nakwitese n'ubwana se umenesheje ingabo robo uzi ko niyo umenesheje abakinnyi mu makipe niyo waba ubitekereza sinzi wamuga niyo hari n'ibyo wenda hari yari yanyweye reka mbivuge gutyo niyo waba utekereza kwirukanisha umuntu wajya kuri rubanda ufashe serumo ugiye muri campaign uzidira umugenzi wawe umumanage afitanye n'ikipe icyo ni ikintu wagenda wigamba ngo rero ni dasa akoresha ubu se ngabo w'imfura kweri ngabo mupfuye icyo umwana nk'uyu maze hari ikintu ngo badukanye rero ngo cyangwa cya protection ngo ingamba z'ubwirinzi natwe turazifite izo ngamba nawe turazifite nguvuze ibyo batemera bari mu ngamba z'ubwirinzi ijambo munakoresha nabi mwari agaciro ingamba z'ubwirinzi zahenze igihugu twarimenye tubona igihugu ibihugu uburyo bikoresha ingamba z'ubwirinzi zicunga umutekano oya urajya Nyamirambo wahura n'umuntu runaka murenzi ngo muri mu ngamba z'ubwirinzi wahura n'umuntu wundi ngo muri mu ngamba z'ubwirinzi maze mbese ngo kubera ngo n'ijambo ngo bazanye ngo mu rwego rwa protection ngo kwerekana ko ngo hari abantu ngo barwanye ibyo barimo. Ese abanyamakuru bakomeje kutumvikana hagati yabo aho bakomeje kwitana ba mwana dore ko bamwe bita abandi ko ari ibisambo ndetse bagiye biba amakipe ku buryo bumwe cyangwa ubundi dore ko abanyamakuru benshi bakomeje gushinja Sam Karenzi ko yagiye akora ubusambo mu makipe agiye atandukanye twavuga mu ikipe ya Mukura Rayon Sport AP ndetse n'ayandi tutibagiwe kandi ikipe ya Bugesera aho bamugenda bamushinja ubujyanda bugiye butandukanye muri ayo makipe. Umunyarwanda navuze ngo nta nduru ivugira ibusa imusozi. Ese koko ibintu birakwiye muri siporo y'u Rwanda by'umwihariko ku banyamakuru b'abanyamwuga twemera kandi dukunda turi benshi? Iki akaba ari ikibazo gikwiye guhagurukirwa n'abanyamakuru ndetse n'abandi bantu babafite mu nshingano kugira ngo ibi bintu ndetse n'umwuka mubi ube kuba wahorwa kugira ngo amakuru akomeje gutangwa agende ameze neza cyane. Ngiye mwari muri kumwe n'izayi nkomeza kandi kwifuriza muri Imana nkomeza kandi kubasaba inkunga y'isengesho kugira ngo twe dusengere siporo y'u Rwanda kuko irageraniwe by'umwihariko mu gisata cy'abanyamakuru b'imikino dore ko bakomeje gusenya umupira w'amaguru ku buryo bumwe cyangwa ubundi dore ko abangaba ari ikiro gihuza abaturage ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'umupira w'amaguru. Ngayo nguko